Yesu ashimwe bene data nongeye kubasuhuza nanone muri kumwe na Evangeliste Munyeshyaka Theogene. Turashimira mwebwe mubana natwe kuri uyu murongo Bibiliya yacu agakiza kacu. Imana ibaho umugisha mudukurikirana, genda mbona comment zanyu, ni umwanya mwiza wo kubashimira mu kudufasha gusakaza ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye ubiha abandi n'undi akabiha undi, ubutumwa bugera kuri benshi. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Imana y'amahoro ibambere umugisha, imirimo mukora Imana ibaho umugisha. Nk'uko bisanzwe mubizi, twatangiye kwiga ku ntumwa 12. Ejo mu kiganiro cyashize twari twabonye kuri Petero, twabonye byinshi kuri Petero, ariko uyu munsi noneho twagiye ku ntumwa ya kabiri. Ni ukuvuga twatangiye igice cya kabiri tugiyeho, aho tugiye kuvuga ku ntumwa ya Yesu Kristo ariyo Yohana. Nk'uko bisanzwe dutangira dusenga, reka dusenge, ariko noneho twumva byinshi. Niba tuzanye icyigisho nk'iki ngiki, ni icyigisho kigukomeza ukaba umukristo ufatika, ni icyigisho kigukomeza ugakomera mu rugendo, ni icyigisho kikugeraho kigukura kikageraho kikugeza. Ni ukuvuga ngo ni icyigisho kiguba ukure mu gakiza, ni ukuvuga ubukure mu gakiza. Ni ukuvuga ngo uko urya, uko ugenda, uko ubayeho muri Yesu Kristo bidisitenga cyangwa bigaragaza ubukure bwawe ufite muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero natwe rero iyo twazanye ibyigisho nk'ibi ngibi, tukaba urugendo rw'intumwa zanyuzemo, natwe bitwereka urugendo tuba tugiye kunyuramo, bitwereka buryo ki tugiye kubana n'Imana muri urugendo rujya mu ijuru. Niba wakibonye n'ikiganiro nk'iki, uburyo ucyumva ugisoze, harimo ubutumwa bwiza, harimo amagambo meza, harimo amagambo adukomeza muri uru rugendo. Murakoze cyane. Reka noneho dutangire dusenga kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye muri aka kanya, turagushimiye kuri uyu mwanya uduhaye. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuvuga ubuntu bwawe, tugiye kuvuga gukomera kwawe. Uwiteka Nyiringabo, ibiganiro tuba tugiye gukora, tuba tugira ngo hahinduke benshi, tuba tugira ngo hakizwe benshi, tuba tugira ngo abananiwe bahabwe imbaraga, tuba tugira ngo abatentebutse bakomere, tuba tugira ngo abatarakumenya bakumenye. Wigaragaze muri iki kiganiro. Turasaba umwuka wera, turasaba ubutatu butagatifu buze bubane natwe. Impano zose zikorera aha ngaha muri kino kiganiro data. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe, turagushimiye ko uri busuzanye natwe, kandi tubishimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane rero. Tugiye kuvuga ku ntumwa ya Yesu Kristo ariyo Yohana. Yohana ni muntu ki? Turareba uko yahamagaye ate, turareba yakoranye na Yesu gute, turareba bagendanye gute, turareba urugendo bagendanye kugeza avuye ku isi. Mbibutse ko uyu Yohana we urupfu yapfuye ni urupfu rusanzwe, ntabwo yanyuze mu nzira yo gutotezwa nk'abandi. Yego yaratotejwe, ariko aza gupfa urupfu rw'ikirago, urupfu rusanzwe, arahamuka. So tugiye kureba ukuntu yahamagawe, noneho ubane natwe, kandi uramenya byinshi, kandi urasobanukirwa byinshi. Uyu Yohana uko yahamagawe, reka tubirebere muri Mariko igice cya 20. Ufite Bibiliya reka dusome, turebe Mariko igice cya 20. Haranditse ngo uwo mwanya arabahamagara, basigase Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Twongere dusubiremo muri Mariko igice cya 20. Haravuga ngo uwo mwanya arabahamagara, basigase Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Ni ukuvuga ngo uyu Yohana Yesu yaramuhamagaye, ariko amuhamagarana na mwene nyina witwaga Yakobo. Ni ukuvuga ngo ni umuryango wari ufite abantu babiri bemeye gukurikira Yesu. Harimo Yakobo, harimo na Yohana. Bari bagize amahirwe yo kugendana na Kristo, bari bagize amahirwe yo kugendana n'Imana, bari bagize amahirwe yo kugendererwa. Niba udukurikiye nawe ugira icyifuzo ngo data nawe ungenderere mu rugo rwanjye, ni ukuvuga Yesu urugo rwa Zebedayo yari afite umugore witwaga Salome. Ni ukuvuga ngo Zebedayo ni urugo, yari umugabo afite umudamu witwaga Salome.
baragenda babyara Yakobo na Yohana. Ariko noneho umunsi umwe Yesu ari ageze ku nyanja yigendera, ageze ku nyanja yigendera, ngo aragenda agera kuri iyo nyanja aho baroberaga i Kaperinawumu. Ni ku nyanja y'i Kaperinawumu niho bari batuye, baroba ku nyanja y'i Galilaya. I Kaperinawumu hari Kaperinawumu niho bari batuye. Yesu akigera ku nyanja y'i Galilaya aragendereba ukuntu barobaga. Ariko mbere na mbere cyo nk'uko twabonye kuri Petero, burya yikundiraga abantu bafite ubwo bwenge bwo kuroba kugira ngo bazabashe kuzana abantu kuri Kristo. Yesu akigera ku nyanja y'i Galilaya aragenda nk'uko twese muri Mariko igice cya 20. Uwo mwanya none akigera ku nyanja, Yohana yari kuroba na se. Ise twabonye ko ari Zebedayo. Zebedayo yari afite abakozi. Urumva niko hariya Bibiliya itubwira muri Mariko igice cya 20 ngo uwo mwanya arabahamagara, basiga Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Mwanyumvishe none aha ngaha, ni ukuvuga Zebedayo yari afite abakozi, ni ukuvuga yari umuntu ukomeye niba yarakoreshaga abakozi. Ariko Yohana cyumva umuhamagaro, asiga se, asiga n'abarobyi n'abakozi barobanaga. Ni ukuvuga iyo Yesu yaduhamagaye, hari abantu dusiga kubwo gukurikira Yesu, hari imiryango dusiga kubwo gukurikira Yesu. Iyo wumvishe ijwi rya Yesu, iyo wumvishe ubuntu bw'Imana, hari ibintu usiga, hari ibintu ureka, hari inshuti ureka, hari abo mwabanaga ureka, hari abo mwagendana ureka. Ariko kubwo kuronka Kristo hari ibyo tureka. Tubonye ko Yohana yumvishe ijwi rya Yesu, ashaka kuba konegite na Yesu. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe ubayemo ujye ushaka kwihuza na Yesu, kandi wihuze nawe, ubane nawe, ufate ubuzima bwawe ubuhuze na Yesu. Niwihuza na Yesu hari inyungu uzagira muri ubu buzima. Niwihuza na Yesu hari amahirwe uzagira. Iyo wihuza na Yesu afata ubuzima wari ubayemo akagenda akabuhindura akakugira ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo Yohana Yesu aramufashe, aragiye aramukurikiye, amukura ku mwuga wo kuroba amugira kuba intumwa igiye kuzana abakristo, igiye kuzana abandi bantu. Iyo twihuje na Yesu rero, mwifuje kuba konegite, kuba ubuzima buba konegite na Yesu, buguhuza na Yesu, ubeho muri Yesu, ugendere muri Yesu, ukorere muri Yesu. Nkira aha ngaha rero, iyo wafashe gahunda yo gufata ubuzima bwawe ukabuhuza na Yesu, hari ikindi cyerekezo ahita guha gitandukanye n'icyo wari urimo, kuko wafashe ubuzima bwawe ubuhuza na Yesu. Imana ihabwe icyubahiro kubw'iri jambo. Ni ukuvuga ubuzima bwawe n'ubuhuza na Yesu, hari amahirwe uzagenda ugira. Hari icyerekezo cy'ubuzima, hari umuryango mwiza, hari amahoro uzagira yo mu mutima, hari ukubaho kwiza uzagira, kandi none si ibyaha mu isi n'ubugingo uzabubona, kuko wafashe ubuzima bwawe ubuhuza n'ubwa Yesu. Nkwifurije ubundi mu buzima bwawe ubayemo ugomba kwihuza n'abantu barenze babiri, kandi mbere kuri babiri mvuge babiri. Nuba uri umukristo, fata ubuzima bwawe ubuhuze na Yesu. Nurangiza kwihuza na Yesu, wihuze n'inshuti z'umumaro, wihuze n'abami, wihuze n'abakugira inama, bakugira inama zigukuraho wari uri, zikujyana mu kindi cyerekezo. Ni ukuvuga iyo wihuje na Yesu hari imigisha iza. Nkira aha ngaha, Imana ikunda igikora kwihuza n'abantu bafite umumaro mu buzima bwawe. Mbere na mbere ihuje na Yesu, wongere wikonegite, wihuze n'abantu bafite umumaro ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu yihuza n'abantu badafite umumaro ku buzima bwe, ariko wowe udukurikiye nkwifurije ko numara kwihuza na Yesu, wihuza n'abantu bafite umumaro ku buzima bwawe. Niwihuza n'abantu bafite umumaro ku buzima bwawe, hari imigisha uzagenda ubona. Ni ukuvuga iby'Imana byose izaduha idusezeranya biri mu bantu, icyo tukimenye. Ni ukuvuga ngo imigisha y'Imana iba mu bantu, ikava mu bantu ijya ku muntu. Nuko Imana yabyubakitse, ariko ibyo byose bihira abantu babaye konegite kuri Yesu, bakaba no konegite ku bantu b'umumaro. Yohana rero afata umwanzuro wo kuba konegite na Yesu, agenda agiye.
burya harimo abantu bagenda kuri Yesu bakamukurikira ibyo bamushakaho. Swati yagiye ashaka ubutunzi, yagiye ashaka umwana, niba ari umusore yagiye ashaka umugore, niba ari umugabo yagiye ashaka ubutunzi. Ariko ibyo ntabwo bidufatisha kuri Yesu. Ibyo byose ntabwo bidufatisha ku buntu bw'Imana. Imana ibigira ngo tuyikurikire tugende tugeye n'umutima n'ubwenge. Imana ishaka ngo tuyikorere mu mutima n'ubwenge n'ubuhanga bwacu, tube konegite nta gusubira inyuma. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro cyane. Uyu Yohana rero afata umwanzuro wo kuba konegite na Yesu, ariko noneho agenda agiye. Ni ukuvuga ngo Yohana n'umuryango we nyina, ahangaha turabireba, batubwira ko Salome nyina nawe ari mu bantu bakurikiye Yesu baragenda. Ni ukuvuga ngo ibi Yohana yabikurikiza, yagenderaga kuri nyina, nawe yari yarayitabye Yesu, yari yaramukurikiye. Uyu nyina yagendanye na nyina wa Yohana ya Salome twabonye ahangaha muri Bibiliya, yagendanye na Yesu, amugenda nawe yari yaramwiyeguriye, yari yaramuhaye umutima we wose. Noneho uyu nyina wa Yohana avuga mu bagore bakurikiraga Yesu bakamukorera, baramukoreraga, bagendaga inyuma ya Yesu. Ufite biriya dusomeye Matayo ibice 27:36, ariko wasoma na Luka ibice 8:8, turahasanga uyu Salome ukuntu yagendaga inyuma Yesu akagendana nawe. Wumva ni umuryango wari warakurikiye Yesu. Imana muri iki cyigisho dusaba Imana iduhe kuba nayo konegite nayo. Uyu Yohana uyu Salome rero umunsi umwe ari kumwe na Yesu, kuko yumvaga abana bashaka ko bazabona ijuru. Hari ijambo yabwiye Yesu, arabwira ngo mwigishe, ngo ndashaka ko abana banjye nuzagera mu bwami bwo mu ijuru, ngo umwana wanjye, ubwo yavuga abana be, yavugaga Yakobo na Yohana, ngo umwe uzamushyire ibumoso undi umushyire iburyo. Yari yifurije abana b'ikintu cyiza. Urumva, umubyeyi yari yifurije abana b'ikintu cyiza. Niba ufite abana nawe ujye ubifuriza gukurikira Yesu, ariko bazabone n'ijuru. Uyu Salome abwira Yesu gutyo ngo mwigishe, ngo ndashaka nitugera mu bwami umwana wanjye umwe azabe ari iburyo undi azabe ibumoso. Ariko yarabifuje ikintu cyiza. Uzi ukuntu Yesu yamushubije? Yesu yaramushubije ngo ntabwo uzi icyo musaba. Salome yari yifuje ikintu cyiza cyane, yumvaga abana be bajya mu ijuru. Ariko mu ijuru iryo sengesho yari asenze siko ijuru ryaribonaga, kuko tuzi ko Bibiliya abazajya mu kuboko kw'iburyo ni abakoze neza, n'abazajya mu kuboko kw'ibumoso ni abakoze nabi. Ariko Salome aravuga ngo mwigisha, ngo umwana wanjye azabe muri so undi ari iburyo. Hari igihe tujya dusenga tugasaba nabi, hari igihe tujya dusenga tugasaba ibitajyanye n'ubushake bw'Imana. Ariko Imana y'umwuka wera aragenda agafata bya bindi tutasenze neza, ahubwo akabigorora neza. Imana iri mu ijuru ikabiduha bigoroye. Ni ukuvuga yari asenze nabi, yari asabye nabi, ariko Imana umwuka wera niwe udusabira, ahora adusabira ibyo twasenze nabi akabigorora, tukabona ibifatika bikaza bimeze neza. Uyu Yohana rero, uyu Salome niwe nari mvuzeho, nyina wa Yohana, buryo cyari umuryango wari warakurikiye n'Imana, ushaka kwihuza na Yesu, kuba mu buzima bwa Yesu, kandi bigira umumaro mwinshi cyane. Uyu Yohana rero akimara kubana na Yesu, yaragiye arakora umurimo w'Imana, arakora. Yesu nawe aramwiyegereza, aramukunda, kuko yari yaraje wese n'umutima we wese n'ubwenge bwose. Uyu Yohana Bibiliya ivuga ngo ni umwigishwa wakundwaga. Kuki yakundwaga? Yesu iyo umwegereye ukamushaka ukabana nawe aragukunda cyane. Ni ukuvuga Yesu ubundi byatangiye ahamagaye intumwa 70. Amaze guhamagara intumwa 70, muri izo 70 arongera atoranyamo 12. Amaze gutoranyamo 12, yongera atoranyamo abandi 3 bamwegeraga, harimo Yohana na Yakobo mwene se na Petero. Yesu aho yavuze ngo ni abana b'inkuba, murumva. Ariko muri abo 3 yongera asigarana na Yohana. Uyu Yohana ni umwe noneho ngo iyo Yesu yabaga yigisha, ngo yabaga yibereye mu gituza. Mu yandi magambo, kuba mu gituza yabaga ni ukugira umutima wo kuramya Imana. Imana ibishaka ngo tugire umutima wo kwiramya, si ukwiramya duhaze,
si ukwiramya twariye, si ukwiramya tutariye, ibigira ngo tuyiramye mu byishimo, tuyiramye ngo mu kubaho kose duhore dushima Imana. Imana ibigira ngo nuko ibintu bishimisha Imana ni ukugira umutima uyiramye. Uyu Yohana nubwo birivuga ngo yabaga yicaye mu gituza, ngo umwigisha wakundwaga ngo yabaga yicaye mu gituza cyangwa se yabaga yigisha, nta kindi ni ukuvuga ngo yabaga afite umutima wo kuramya Imana buri gihe. Umutima wo kuramya Imana uhora uvuga ngo data buri munsi ube muri njyewe, data buri munsi no gutekereza amagambo yawe, data buri munsi no gutekereza amategeko yawe, data buri munsi no kugendera mu murongo ushakaho. Ni umutima Yohana yari afite wo kuramya Imana. Yaramyaga mu gitondo, akaramya saa sita, akaramya ku mugoroba, bigatuma Yesu amukunda umunsi ku munsi. Niyo mpamvu yamukuye muri ba bigisha batatu twabonye Yesu yise abana b'inkuba, ndaza kubigarukaho, aribo Yohana, Yakobo na Petero, amugira umwigishwa noneho wamubaga uruhande umunsi ku munsi, agatindana nawe. Twifuze kubana na Yesu, tugire umutima uyiramya umunsi ku munsi. Yesu noneho Yohana kwakwegera Yesu cyane, ibintu byose yabaga yibereye kuri Yesu, yabaga ari ku mutima kuri Yesu, yabaga Yesu yigishaga, yumvaga nk'uko umutima utera. Yohana nawe yabaga mwumva neza neza akamwegera. Mu gutindana n'Imana, mu gutindana na Yesu, hari byinshi tuzamenya abandi batazi. Mu gutindana na Yesu hari ubundi bwenge tuzagira, abandi hari andi mayerekwa tuzagira abandi batagira. Mu gutindana na Yesu hari inama abandi bazatubaza abandi badafite. Yesu mu ijoro bari bumugambanire, hari ijambo yavuze ngo muri mwe bwari muri bumugambanire. Petero aragenda abaza Yohana, abwira Yohana ngo mutubwirire, ariko Petero hari yaketse ko kubera ko Yesu Yohana yagendanaga naye, yabaga ari hafi ya Yesu cyane, yari azi ko wenda Yohana amuzi, ngo mutubarize ngo ninde uri mu kugambanira. Ni ukuvuga ngo iyo twatindanye Yesu tukabana nawo, n'abantu barabimenya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ni ukuvuga ngo Yohana abana na Yesu, akabana nawe umunsi ku munsi, amenya byinshi n'amabanga menshi atandukanye n'izindi ntumwa zamenyaga. Ni ukubaza nkwifujeho dukurikiye, ba mu buzima bwo gushaka Imana, ba mu buzima bwo kubaha Imana. Reka nguhe urugero ruto cyane, ni igitekerezo. Umugabo yakundaga gusenga, ari umunyamasengesho, agasenga umunsi ku munsi. Ariko yari afite umwana, araza kubaza ngo data, ndashaka kumenya iyo Mana usenga imeze iti, iyo Mana usenga ku munsi imeze iti, ubundi irangana iti, ko umunsi uyisenga, nijoro ukayisenga, mu gitondo ukayisenga, iyi Mana usenga ubundi irangana iti. Umubyeyi aramubwira ngo mwana wanjye, Imana nsenga nzakwereka uko ingana. Umunsi umwe afata umwana we amujyana kuri airport. Kuri airport mwese amugeze kuri airport, aragenda abona indege ayimwereka ikiri mu kirere. Aravuga ngo mwana wanjye wabonye iriya ndege? Aramubwira ati data ndayibona. Ngo urabona, aramubaza ngo urabona ingana iti? Ngo papa ngiri kure, ngo ntabwo ndi kubona ukuntu ingana. Ngo ureba neza, tiri kure sindi kuyibona. Umwana umubyeyi aramwihorera. Mu kanya ya ndege imaze kugwa igera hasi, ni ukuvuga iyo ndege yari ibegereye. Aravuga ngo umwana wanjye wabonye ya ndege? Ati papa ndayibona pe, ni nini cyane, ni nini, nayibonye nini. Umwana amubwira ati icyo nashatse kukubwira, ati ngiye kukubwira ya Mana rero nahoraga nsenga. Ati Imana uburebure bwayo n'ubugari bwayo n'ubunini bwayo ukuntu imeze, uko uyegera cyane niko ugenda ubona ubugari bwayo, atari ko ugenda ikuba kure niko ugenda ubona ari nto cyane. Ni ukuvuga ngo nk'uko wabonaga iriya ndege iri kure ntiwabonaga ubunini bwayo, ariko iguye hasi ikatwegera twabonye ari nini cyane. N'Imana ni uko ingana, uko uyegera cyane ugenda ubona ubunini bwayo, ubona imirimo yayo, ubona gukora kwayo, ubona ibitangaza byayo, ubona imbaraga zayo, ubona uko ihindura amateka, ubona uko ihindura ubuzima, ubona imirimo n'amaboko byayo kuko wayegereye. Bibiliya iravuga ngo nimunyegera nanjye nzabegera. Uko wegera Imana nayo irakwegera, wajya kure ntabwo ubona imirimo yayo n'imbaraga zayo. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga none uyu Yohana mu kwegera Imana, mu kwegera Yesu, hari amabanga menshi yagendaga amenya kuko yegereye Yesu. Niyo mpamvu yaje mu bana b'inkuba
abana b'inkuba rero, Yesu yita iyo kipe y'abantu batatu, Yakobo, Petero na Yohana, abana b'inkuba, ntago Bibiliya idefinisa neza impamvu yabise abana b'inkuba, ariko noneho hari impamvu bari abana b'inkuba. Ni ikintu kiza kigakubita, kiba gifite imbaraga n'ubushake, ariko hari ngenekereje ku mbibona, yabise abana b'inkuba kubera bari bafite ubushake, bagiraga gukora kudasanzwe, bakagira imbaraga zidasanzwe, bagira reaction zidasanzwe, cyangwa se gukora bidasanzwe ku murimo w'Imana. Reka twifashishe Luka ibice 9 urebe ibikorwa bakoze, koko wari ukabona n'abana b'inkuba bigendeye ku Yesu yari yabivuze. Yohana muri Luka ibice 9 ku murongo wa 51 tugeze kwa 55, dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 9. Turebe impamvu Yesu yavuze ngo aba ni abana b'inkuba, ariko hari ibikorwa bakoze, baravuga Yesu navuga ati pe, aba bana kuko ni ab'inkuba. Turebe Luka ibice 9 umurongo wa 51 tugeze kwa 55, dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nuko iminsi yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambirira kujya i Yerusalemu, abikomeje cyane, atuma integuza imbere ye, ziragenda zijya mu kirorero cy'Abasamariya kumuteguriza, ariko ntibamwakira kuko yari yakererewe yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? Ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko Umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Umva ba bana b'inkuba rero, bo bakibona Yesu atakiriwe neza mu kirorero cy'i Samariya, bahita bavuga ngo reka noneho dusenge umuriro utuza nk'uko Eliya yawumanuye ubatwike. Umva ukuntu bo nuko nyine bakoraga. Bari abana b'inkuba, bari bayobowe na Yohana. Imana ishimwe cyane, nuko Yesu yabise abana b'inkuba. Ni ukuvuga ngo umurimo wa mbere kwegera Yesu, Yohana yaburi muri ikipe y'abana b'inkuba babandi batatu. None umwigisha yakundaga Yohana mukweye mu gutindana n'Imana no kubana n'Imana, yari mu bigisha Yesu yakundaga. Ni ukuvuga ngo Luka umurongo wa 10, Luka igice cya 10 umurongo wa 1, muri aba yatoranyijemo abandi 10. Ni ukuvuga niho dusanga ufite biriya turasoma Luka ibice 10 umurongo wa 1, turasanga ukuntu Yesu yari mu bigisha yakundaga. Imana akishimye cyane, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri aba noneho ukuntu yamukundaga, ngo ubusanzwe Yesu yagiraga abandi bigishwa 70 kinakibabwiye. Muri aba yatoranyijemo abandi 12 yise intumwa, turabisanga muri Luka ibice 6 umurongo wa 13. Muri 12 yagiragamo abandi batatu yakundaga kujyana mu bihe by'umwihariko. Abo ni Yohana na Yakobo na Petero. Ndetse no muri ba batatu yagiragamo umwe yakundaga cyane, uwo nta wundi ni Yohana. Iby'ubutumwa bwiza bwa Yohana buzavugwa nibura inshuro 5. Iby'uyu mwigisha Yesu yakundaga, dusome Yohana ibice 13 umurongo wa 23. Turabona ko Yesu yakundaga Yohana cyane, ariko nta kundi kumukunda. Yohana yari afite umutima wo kuramya, yabaga uruhande rwe, yagendanaga nawe, yatindanaga nawe. Imana ibahe umugisha. None Yohana mu gihe abandi bigishwa batatanye, niho tugiye kumubona rero. Yesu mu gihe cye cya nyuma, mu bihe bikomeye, ubwo Yesu yafatwaga agacirwa urubanza, akabambwa ku musaraba, izindi ntumwa zaratatanye ziragenda, Yesu amaze kubambwa. Ariko noneho ariko we akomeza kumubaho, aramukurikira, baragendana. Muribuka ku musaraba, iriya nzira y'umusaraba Yesu yanyuzemo, intumwa zaratatanye, ariko Yohana kubera ko yamukundaga cyane, aravuga ngo mwami, njye ntabwo nkuvaho, turagendana mu bibaya kugenda kwa Pilato turaba turi kumwe, wikora umusaraba turi kumwe, bakubamba turaba turi kumwe, i Karuvari turaba turi kumwe,
hose ndabamara. Imana ibishaka ngo tugendane na Yesu Kristo, hose tugendane. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Uyu kubera urukundo yakundaga Yesu, bamaze kumufata, intumwa ziratatana zirigendera. Yesu agendana na Yesu. Ni ukuvuga ngo noneho tusome muri Matayo ibice 26 ibice 26:31. Dusome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 26:31. Aravuga ngo maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri, umukumbi w'intama usandara. Ibyo Yesu yarabibabwiye, ariko kuko nibamara kumufata, intumwa zirigendera. Yari yarabibabwiye muri Matayo ibice 26:31. Yarababwiye ngo maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri, umukumbi w'intama asandare. Ariko Yohana we kubera urukundo akundaga Yesu, agendana na Yesu. Ageze i Karuvari barajyana. Muribuka Yesu bageze ku musaraba. Ari ku musaraba, mu ntumwa zose Yesu, Yohana niwe wenyine wabashije kugendana na Yesu i Gologota ku musaraba, kandi bose ntawuzi aho bari baherereye. Aha ku musaraba niho Yesu yahereye Yohana inshingano zo kwita kuri Mariya nyina. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ubwo yabwiraga nguyu nyoko, Yesu ari ku musaraba, Mariya yarababaye cyane. Yabonaga umwana w'abambwe, ariko Yesu arebye nyina ukuntu, arebye Yohana, arebye na Mariya. Yohana hari inshingano Yesu yahaye Yohana. Yesu avuga ngo Yohana, nguyu nyoko. Ubwo aramubwiye ngo ujye umwitaho, ujye umwumvira, ujye ubana nawe. Ni ukuvuga ngo kuko yatindanye nawe, kuko yagendanye nawe, Yesu areba umuntu agomba gusigira Mariya ari Yohana. Bibiliya ivuga ko uhereye uwo mwanya Yohana yahise ajyana na Mariya. Niko birivuga, yahise ajyana na Mariya ajya kumwitaho. Yesu amaze kujya mu ijuru, intumwa zakomeje umurimo w'Imana. Ariko noneho igihe cy'akarengane kiraza. Tugarutse kuri Yohana turi kuvuga, we baramubwira ati nta kindi, tugomba gushyira mu ngunguru y'amavuta. Baramufata, ingunguru barayishyushya, bashyiramo amavuta. Yohana bamushyiramo, ariko kuko yari no mu zabukuru mu myaka ikuze, bamushyizemo mu ngunguru y'amavuta. Yohana ntabwo yahiye, ahubwo Imana ifata ya mavuta iragenda yahinduramo. Yohana avamo ngo afite uruhu rwiza. Baravuga ngo ibintu ntibishoboka ko twashyuhije ingunguru, amavuta agashyira kuri dogere Celsius 100, none avuyemo afite uruhu. Ibintu ntabwo bishoboka. Harimo ikiyo cy'uko Imana izajya iturinda mu bigeragezo, bya bindi biturwanya, bya bindi bidushaka. Imana nibyo ihinduramo, ahubwo byari kutwica bikadukuramo ubuzima tukabaho mu mpera. Imana icyubahiro cyane. Yohana nta kindi bakoze, baravuga ati nta kindi, turamujyana mu kirwa Patimosi. Bamujyana Patimosi. Patimosi ni ikirwa habagamo umubu wakuryaga ngo wahita gupfa. Baravuga ati nta kindi, ubwo acitse urw'ingunguru y'amavuta, reka tumujyane Patimosi. Iriya mibi izamwica, ntazamara kabiri, kuko amakuru dufite, ubushakashatsi dufite nuko uriya ahita apfa. Bamujyanye iyo rero hari Patimosi. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Nibwo yagiye none ahagira ibihe byiza. Bya bindi byari kumwica, Imana none igiye kumukuriramo imizingo y'ibitabo agiye kwandika. Yohana none hagiye kwandika. Haleluya. Nyuma y'ibitubabaza tugiye kubona none ibyo twandika n'ubuzima tubishyire ku murongo. Ngo wa mubu noneho yandika igitabo. Yohana Patimosi yahandikiye igitabo cy'ibyahishuwe, ariko ntabwo aricyo gitabo cyonyine yahanditse. Ubundi Yohana ageze Patimosi, uwo mubu noneho ngo hari ibindi bitabo usoma, commentaire biblique, ngo uriya muko wamuryaga amaraso yavaga niwe yandikishaga iriya mizingo. Haleluya. Niwe yandikishaga iriya mizingo. Izina ry'Imana bw'icyubahiro cyane. Nuko Yohana rero w'i Patimosi, Imana yagendera mu kingukira, aragenda abona ijuru. Imana imuha ubwihisho bwo mu byahishuwe. Cya gitabo cy'ibyahishuwe nacyo tuzakiga. Imana imuhishura ibintu byinshi isi igomba kumenya iki gihe. Imuhishura by'abubu n'abiteka byose bazamenya. Imuha ubwisho bwabo. Imana ifite ibintu byinshi yaduha, ariko noneho bisaba ko tuyegera. Yohana yandika igitabo cy'ibyahishuwe, ariko si ibyahishuwe gusa. Yohana ubundi yanditse ibitabo 5.
yanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ni icya mbere, yandika n'inzandiko eshatu, Yohana wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, yandika n'igitabo cy'ibyahishuwe niwe wabyanditse. Yohana akora umurimo yabana gutyo, ariko noneho Yohana yaje gupfa urupfu rusanzwe nyuma yo kuva i Patmos, nyuma yo kwandika igitabo. Yagize contribution cyane mu kwandika isezerano rishya, kuko yanditse 5% buri igitabo by'isezerano rishya byanditswe ni Yohana wabyanditse. Uretse Luka wanditse ibitabo byinshimo, na Pawulo yanditse ibitabo byinshimo, ariko na Yohana yanditse ibitabo byinshi cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Tubonye ko Yohana yabayeho, nuko yagendanye n'urupfu yapfuye, n'uburyo cy'Imana yagiye imurengera mu mfu bamuteze. Ariko Yohana yapfuye urupfu rusanzwe, ntabwo yapfuye nka Pawulo, nka Petero twabonye bamubambye. Imana yacu ishimwe cyane. Nguko ubuzima bwa Yohana, nguko uko yahamagawe, nguko yagendanye n'Imana.